Hello lovers muraho, uyu munsi nje kuganira nawe urambiwe ubukene burakuzengereje, urashaka amafaranga, uribaza uti nzayakura hehe? Niba rero wumva urambiwe ubukene ndagira ngo uze hano nkubwire uburyo watangira gukorera amafaranga uhereye kuri zero. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora cya mbere gihatse ibindi byose ni uguhindura mindset bwa mbere. Ni ukuvuga ngo amafaranga aboneka mu gihe watangiye guhindura ibitekerezo ugatangira kumva ko koko uyashaka. Mu kumva ko uyashaka rero n'icyo uzakora. Tangira urebe ibibazo abantu bafite wige kubikemura, kubera ko mu bibazo abantu bafite niho habonekera amafaranga. N'iki wakora, n'icyo uzi wakora ku buryo ukemura ibibazo abantu bafite noneho ugatangira gukorera amafaranga. Tangira utekereze mu byo uzi, tangira urebe entourage yawe, ahantu utuye, n'iki gikenewe, n'iki abantu bakeneye cyane kurusha ikindi, n'iki kintu kigoye kubona. Ibyo byose nutangira kubizengurukamo nyine ukabireba, ukareba icyo abantu bakeneye muri entourage yawe, icyo gicyo nicyo uzaheraho, nta nicyo kizakubyarira amafaranga. Rekeraho guhora uvuga ngo nta mafaranga mfite. Ntayo ufite yes, ariko se niba ntayo ufite tangira ukemura ibibazo by'abandi. Ikindi kintu cya kabiri uzakora, shaka skills imwe uyitindeho uyigeho, shaka ubumenyi bumwe niyo bwaba atari bwa bumenyi gusaba ibintu byinshi, bwa bumenyi nyine uzatindaho ushobora kukubyarira amafaranga. Hari abantu benshi bavuga ngo nta mafaranga mfite, ngo ubuse nakwiga gute? Ufite telefone, ufite data, ubu ngubu ibintu byaroroshye, wicara mu nzu ukajya kuri YouTube ukareba ama tutorials, warangiza ukiga wicaye mu rugo. Niba ufashe skills, jya kuri YouTube uyandikemo, urebe uko bayikora, uyikurikirane buri munsi, nibura wenda bigiye gufata amasaha 3 buri munsi wiga ya skills wahisemo. Ariko nanone ibyo biragendana n'uko wiyumva. Muri wowe hari igihe wumva ufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi, ariko hari ikintu wumva nyine kiruta ibindi ushoboye. Icyo ngicyo nicyo ugomba gutindaho, nicyo ugomba kwiga, nicyo ugomba kujya gushaka nyine ababikoze, uburyo babikora, ababikoze neza, uburyo babikora. Ukiha amasaha nibura 3 ku munsi wiga cya kintu. Icyo kintu rero nutangira kukiga ukakimenya neza, aho ngaho nuzatangira gukura amafaranga. Ikindi kintu cya gatatu, tangira wige ariko nanone ushyira mu bikorwa, nta excuses. Ujye ufata uvuge ngo iki kintu ndagishoboye ariko nta bumenyi buhagije ngifiteho. Icara rero, ahangaha niho usabwa kwicara ugaha umwanya cya kintu ukakiga ukagitindaho, kigafata umwanya wawe wose kuruta ibindi byose. Iki kintu ugitangira kigoye, utangira nyine wumva kikuruhije, rimwe na rimwe ukumva wabivamo, ariko kubera ko ufite intumbero ugomba kugitindaho ukakiga mpaka ukimenye. Si ngombwa ngo utegereze kwiga skills nyinshi, wagiye muri ibi hose urafatafata, ntabwo ari byo. Ahubwo jya muri cya kindi nk'uko nabikubwiye wumva wiyiziho, cyangwa se ushoboye kurenza ikindi, aba ari cyo wiga ugitindeho, kubera ko ubumenyi bukomerera cyangwa se ubumenya kubera ko wakoze, ntabwo ari ukureba gusa. Ikindi kintu cya kane, tangira ku bintu bito, witegereze ibintu binini. Utangire uvuge ngo uyu munsi nzatangira iki, nabonye iki, nzatangira ndifuza kuzatangira mfite iki. Oya, tangira kuri bya bindi bike ufite, kubera ko hari igihe uzajya muri studio y'umuntu usange studio iruzuye pe, ifite ibikoresho byose bisabwa, imeze neza cyane, usange nyirayo arakura ameze neza, hanyuma nawe utangire kwifuza gutangirira muri iyo studio. Ariko nagira nkubwire ko nyiri iyo studio nayo muganiriye akubwira ko atari ko yatangiye, afite ibyo yagiye yongeramo, ava kuri ibi ajya kuri ibi, ava kuri ibi ajya kuri ibi, step by step. Ni ukuvuga ngo rero nawe ntabwo ukeneye ibintu byinshi cyane, ibyo bintu bizagenda biza buhoro, kugenda uzamuka, uko ugenda wubaka skills bizagenda biza. Rero wowe nutangira kuvuga ngo ntegereje igihe cya nyacyo, ntegereje ko nzabona iki, ndakubwiza ukuri ko ntabwo uzigera ukibona. Ahubwo reba icyo ufite,
reba icyo ufite aba ari cyo uheraho, utangire nyine bigoye ariko utangire nuko n'abandi batangira. Burya ntazagire ukubwira ngo atangira yujuje ibintu byose 100%. Yes, birashoboka ko bariho ariko ni bake. Abenshi bakunda gutangira nyine hari utuntu tugenda tubura, ariko uko bagenda batera imbere bagenda nyine bongeramo, ugasanga umuntu yarubatse ari full. Bivuze ngo rero nawe ugomba guhera ku cyo ufite uyu munsi. Ikindi kintu nakubwira cya gatanu, ufite telefone yawe bari ukoresha. Hari igihe uba ufite skills ariko ugatangira ngo nta mashine mfite, urabona sinzi niki. Mashine ni nziza ariko telefone ufite nayo yagufasha, ikagufasha kubaka ya skills yawe. Mashine uzayigura nibyo, ariko se urashaka mashine y'iki utarubaka skills yawe neza ngo bwa bumenyi ufite nyine wibuhagije ku buryo utegereza gushaka mashine. Banza wubake bwa bumenyi ufite, banza wiyuzuze nyine wumve ko ya skills uyifite mu mutwe neza cyane, hanyuma noneho uzabona ushaka imashini. Ibyo ngibyo n'urwitwazo, kumva ubagarira ubunebwe no kumva udashaka gukora. Tangirira ku cyo ufite nk'uko nabikubwiye. Ikindi kintu nanone cya gatandatu uzakora ni ukubaka cyangwa se kugaragara. Niba hari skills ufite, reka nkubwize ukuri, urasabwa kugira ngo uyerekane. Kuyerekana rero si ngombwa ngo uzajya hariya kuri televiziyo runaka wigaragaze, uzahera kuri telefone yawe. N'icyo uzi, n'icyo ushaka gukora, n'icyo ushaka kwereka abantu, hera kuri telefone yawe. Nk'uko muri video utaha navuze ngo gushira isoni, iyo ushira isoni ntabwo ari ugushira isoni ibingibi byo kugira ikinyabupfura gike, ni ugushira isoni mu kuvuga, ugashira isoni mu kutwereka ibyo ushoboye. Nutangira rero kwipostinga ukora ibyo ugomba gukora, uvuga ibyo ugomba kuvuga, tuzakubona aho ngaho. Visibility yawe izaba itangiye, tuzatangira kubona ati runaka nawe ibi narabizi, runaka nawe ibi narabizi. Uzatangira bakureba ari 2, bakureba ari 4, bakureba ari 10. Uko ugenda ugorowinga buhoro, uzajya kubona umunsi umwe abantu bakumenya, bya bindi utatekerezaga ko bishoboka usange birakunda cyane. Icyo usabwa rero ni ukutwiyereka, ukagaragariza abantu icyo uzi n'icyo ushoboye. Ikindi kintu cya 7 nakubwira, ikintu ugomba gukora nanone ni ikintu bita guhozaho, ikintu bita consistency. Iki kintu ni ikintu kigora abantu kenshi cyane, gikunda no guca abantu intege, cyane cyane iyo ugiye gukora ibintu ukabikora ukabona ibiranga, ukaguma nyine ushyiramo ukabona biranga, ukagera igihe ukumva ugiye gucika intege. Ariko niko bigenda, ikintu cyose iyo kicyubakwa, ikintu cyose iyo kitaramenyekana, byanga bikunda uba ugomba kugiramo akantu ko gucika intege, kubera ko abantu benshi dukunda kwitegereza cyangwa se kurebera ku bantu babigezeho. Ugasanga umuntu amaze imyaka 10, amaze imyaka 5 nyine akora ikintu, ugasanga nyine yageze ku bintu bifatika, ibintu byatangiye kumubyara umusaruro, nawe ukabyuka uti okay, kubera ko runaka ageze kuri ibi, reka nanjye nkore kugira ngo mushyikire. Ntabwo bikunda, kubera ko uwo muntu nawe bimazemo igihe kinini, amaze imyaka 10 ariko uyu munsi wa none nibwo dutangiye kumumenya, amaze imyaka 5 uyu munsi nibwo dutangiye kumumenya. Rero nawe biragusaba kuba uri consistent, utwereka cya kintu ushoboye buri gihe, ugenda ugaruka, ukareka gutekereza guhita ukorera amafaranga aka kanya, kubera ko iyo ugiye gutangira ikintu ugatangira guhita utekereza inyungu, tayari uba wakishe, kubera ko ntabwo inyungu iza mu kwezi kumwe. Inyungu iraboneka, ariko nanone ibonekera muri kwa guhozaho kwawe, kudacika intege, kwereka abantu icyo ushoboye, uguma nyine ushyiraho. Rero wowe nuza target yawe ari uguhita ubona amafaranga, bizakugora cyane, bizakuvuna. Bikore nk'umwuga, bikore nk'aho bikunze, werekane ibyo ushoboye, hanyuma wigendere. Ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo hegereje umusaruro ku kintu utigeze uhinga. Ntabwo wavuga ngo ngiye gusarura imyaka utarigeze utera imbuto. Bivuze ngo rero kugira ngo usarure nuko uba wateye imbuto. Nawe rero icyo usabwa ni uko ubanza gutera imbuto. Imbuto rero ni bwa bumenyi ufite, ni cya kindi ushoboye, ni kwa kundi ukitwereka, ni kwa kundi uhozaho. Ibyo byose nubikora byanga bikunda bizakubyarira
umusaruro kandi ugaragara. Ikindi kintu nakubwira utakwibagirwa ni ikintu bita gusenga ndetse no kwizera. Ibintu byose urabikora nibyo, ariko n'Imana iravuga ngo ufite iki ngo mpereho. Ereka Imana icyo ushoboye, uvuga uti Mana noneho iki kintu nkigiyemo ndagira ngo untwaze akabando mbashe kugikora. Kora ibyo ukora, ariko nanone wibuke gusaba Imana imbaraga, direction, inzira ndetse n'uburyo wabikoramo. Ibi bintu nubikora ndakubwiza ukuri ko bizagufasha kuva mu bukene bugoye bubi kandi utakwifuriza undi muntu uwo ari we wese. Niba rero ushaka kuva mu bukene, ukurikize izi nama nkubwiye, zizagufasha kubuvamo nawe ugera aho ugere kuri wa muntu ujya ureba ukavuga ati wowe utuye mu nzozi zanjye. Wakoze cyane kubana nanjye, bye bye, ndabakunda.